Yezu ko ndaje man usigaye inshuka ukangurira inzoga ugatuma urazatuma mabuja nyirukana sha ewana ngewe narisinze kuva mu gitondo uratuma banyirukana wowe ndamwica none izina ry'Imana reka mbabwize ukuri bose ndamukuraho none angeze nihe Mana y'Imana uriya se wa mugore wa Kiduke sha urani wa mugore wa Kiduke n'ukuntu yabaye neza Kiduke ntabwo ari kumushobora iriya nzobe ntabwo wayibasha dore Kiduke dore ye amakuru Kidu amakuru neza neza utese cyane mutima ariko ndacyashaka wa mugore wanjye umugore wawe yabaye mwiza cyane ahubwo tumunyuzeho ndamushaka hano ku muhanda afite umugabo mwiza ufite amafaranga nshaka rero ntabwo wamubona turibonanira mu munyereka twibonanire ni wamutunga ngo mubashe noneho mu munyereka twibonanire kuri kw'Imana Kidu afite umugabo mwiza ufite amafaranga ntabwo wabona amavuta yo kumusiga icyambere nta nubwo wabona amafaranga yo kumwambika imyenda yawe neza wanirirwaga kugikwa ntabwo nayabona none ko yagutaye none nyine ko yagutaye wakurirwa kugikwa umugore nk'uriya bekahora reka niba mpamvu tujya abana batanu none tugende mu munyereke rero tugende mu munyereke ahantu muciyeho turahagana nyine ntabagana he mu muciyo bariho nshaka paka mubonye uracennye Kiduke reka mbanze ngubwire waracennye niyo mpamvu navuye mu cyaro mazina akazi k'ubufundi ngo wambike uriya umugorere n'amavuta ntabwo byakunda kabisa ndamubona reba hano hose umuntu urukije epfiriya ku mutwe nawe dore ntunanyirije mu makaritsiye y'abana bayatujyana mu munyereke ntabwo nzi ahantu ari ibintu bimeze neza ntaribi yego shashiri reka nkubwire mba ndi mu turimo twinshi no mu kazi uje waciye kuri banki ngiye mumbwira ahantu ari reka nkubwire rero urumva wohereje amafaranga n'ibingibi uyu mugabo yajyaga arya ibiryo by'umwana ubu nagukoreye iki cyatumye unkorera ibi abana batanu bose wantanye hariya mu cyaro ukaza hano i Kigali kandi Kiduke gitatu narogowe uyu mugabo ntashobotse uyu ni umugabo wawe se ibi kunana abana batanu hariya ukaza i Kigali ubona wakuntwaye ariko mana ntabwo byemeye buri abantu kumbareresha tujya tuvugisha abanyarwanda ariko mana ubu nakumbura iki amafaranga 700 nakorera hariya kugikwa none reba n'uwo kuntwaye bari abana nzabareresha iki mana ikindi kubona imbere yanjye umugabo yajyaga arya ibiryo by'umwana uyu mugabo ntashobotse agataha amajoro ese ko mbona wagira ngo afite shangiye kugurira umushyitsi nsize mu nzu agafanta ntabwo byakunda uraza kunsura se ubwo hari umushyitsi mfite amakuru mama nsibiti meze neza yego ko hano na he shamvuye mu kazi nyine naniwe gukiriya barabuze yego siporo nimbuza ngo nahe ndohoke no se uwo meze shameze neza nyine mbabariye kuba nkuhagaritse mu nzira
ndagira ngo naha ariko numvaga nimugoroba ndibuze kukureba yego maje kuruhuka nasubiza ute shameze neza hari umushyitsi twari tuvanye ahantu nimusize mu rugo nangiye kuri boutique gato umushyitsira ubwo se nakintu wibwira ariko ukuntu ndi kubona usa muri iyi minsi yego banza unyibwirire none se ndi kukubaza amakuru n'umbwira amakuru yego amakuru ya wa mugabo wawe mu cyaro uri kuvuga wajyaga ibiryo by'umwana shawa wajyaga agira uteye arya ibiryo by'umwana ibyo bintu se yarabikoraga shamansi yari yarananiye ataha amajoro n'umusinzi urumva nyine n'ubuzima bwo mu cyaro reka nkubwire rero uriya mugabo wanjye kanguye inkuru mu kanya turahuye duhuye ahantu gutya ndi kwizamukanira n'umusheri wanjye nuko barasaze arasizoye ati umugore wanjye warantaye neza abantu bose barahurura se nta mugabo n'umusazi oya nese ninde wamuzanye i Kigali ngo yaraje kunshaka naho unyumvira nese mbabwira uracyamukunda wowe nuko abana kubera abana kandi umusore mfite ndaza kumukwereka hari n'umusore se kandi none se aka kanya uvuye mu cyaro wise ujya mu bagabo twiganye tuza guhura nyine ubuzima bwaranze rero arise mugira inama urabizi ndi umubyeyi kubaka ni ukwihangana urabizi mfite abana mfite umugabo muri ubu buzima nta mugore uzabasha kubaka atihanganye niba umugabo wawe yaje nuko agukunda ese byibuze mwaganiriye ese byibuze sorry gato wamuhaye umwanya ugeze umuha umwanya ese uze ari iyihe mpamvu yavuye mu cyaro yego tubyumve kuri wa mugabo adashobotse ariko muha umwanya muganire ku bintu runaka kugira ngo mwubake niba ngombwa ko wenda umugore ajya kuva mu rugo hari ibyo atabashije kwihanganira ndabizi muri ubu buzima bw'urugendo rwo kubaka biragoranye ariko niba hari ibyo utabashije kwihanganira uzafata umwanzuro byibuze mwabashije no kuganira sibyo aha twahugiye mu nkuru nibagirwa no kuguha karibu yego nyine ni ukwihangana kandi ibi bintu bisengere yari waranakoze ukuntu wari umukristo wari unahubutse ubundi wari wababajije Imana umugabo w'umusinzi umugabo w'umunyamafuta umugabo utabasha Imana imbabarira ariko oya uzongere gukora ibintu wasenze shayigo pe uzongere kujya mu rushako wasenze wabajije Imana amakuru ibintu bitarimo amakuru y'Imana biba bigoye kwandika mwihorere ndananiwe ese ntabwo ugera mu rugo ndananiwe ngiye kurya ufate n'akantu ko kurya abana nibameruka mutware nameruka oya reka ngende rero ubwo tumanukane nanjye ngiye kuri boutique ariko zagaruke merci zagaruke rwose aha ahubwo banangiye kuba muri izi nzira reka njye kurebayo ahubwo uzi ntabwo ari kuri umuryango bambwiye ko ari umuryango w'umukara cyane ni icyatsi imiryango y'i Kigali yose irafunguye asubira mu cyaro ariko ntacyo uraye